Nzove Mureri itangirana abakinnyi 15 ariko ko hari impaka Emera aradukiza impaka zihari impaka zari se neza ati Rayon Sport irakomeye nta kibazo abandi bati nta izagera harabona bo numvishe banavuga ngo izamanuka hari groupe mbamo nabibonye ngo Rayon Sport ngo niyo kumanuka reka mere kuri icyo cyangwa hit warugiye gwera kuki icyo ngicyo ndumva nkirwaye babanze batushiriremo amashusho mukuru wa hit yitwa Fisi akora muri Horizon Horizon manutse mu majyepfo nje mpamagara hit iyi ngiyi ikora ibintu by'imihanda nahingize ngo mu majyepfo Horizon kamusuze cyane rwose Major Pongezi ako umupira wacu usigaye ubamo majoro bakorana umupira wacu usigaye ubamo ninde yo kubwira bienvenue message umuntu yohereje sinzori abantu bahabonye mu Nzove babonye Francis Aringingo umuntu bitarenzaho Kristo Jamal arimo ntabwo nari mbizi nari namonye birantungura ko Jamal umwana niwe wasigayemo yampaye n'umwana w'ikipe Jamal ntabwo nabyemera kumukura umutoza azana squad ye amakuru nabonye yazanye squad ubundi yifuzaga gukubura nta numwe asize noneho aba batoza baba bafite abantu b'inshuti zabo ntago ari ubuyobozi baba bafite abantu b'inshuti zabo no muri komite ya Rayon Sport none umuntu umwe w'umureyo utanimo no kumvikana n'iyi komite iriho aramubwira ati mu bantu wirukana ntukore ko mwana akora kuri Jamal aturamenye urana amaraso y'ikipe ati udakore kose Jamal ntavuga atabandi bagenda Jamal ntagira amatiku Petit Jimmy ntuzamubona muri rwaserera umuzamura urwego rw'imitoreze cyane atari ko numwirukana urishakira ishyamba uramubona Dolphe kuko abamukunda ni benshi bakora ku mwana uramubona Iza ariko uramubona Mucyo Didier Junior nje nakazungu twarabiye uyu ni Ganijuru Eri wakayobe umunyabugesera wawe sha urana umukinyi wariyo Kazuzi namukweretse mu ifoto ari kumwana ba Prince bakinana muri yare y'abato umuntu Ganijuru ni umukinyi yagarutse mu rugo yakiniye muri Rayon yagarutse mu rugo wari uri muravuga uti Jamal yari kwikurura ishyamba ry'ubusa oya ntago yari gukora ikosa umuntu baramubwiye baturamenye baramubwiye bati niba ushaka korera bakurwanye sigaho urengana irukana Jamal oya ni squad kuyibonamo Jamal none ahanganje akakantu ngiye kuvuga nk'umureyo ino squad kuyibonamo Jamal kuri iriya bench bicaye batonze umurongo nabakoze byonyine bicaye batonze umurongo bari gutoza hariya bicaye kuri iriya bench yihuye nabonye nabakozi ba Rayon Sport ariko uteye akajisho ukareba Jamal n'umunyamuryango tubona ko Rayon Sport ihagarariwe kuri bench n'umukinyi warakinyemo neza ubundi wongere kuri icyo kuko nuvuga ngo Vladimir yabaye umuzamu wayo ariko ntiyabaye umuzamu mwiza ntabwo yabaye noneho ntiyanayirangije mu wakiniye muri Rayon ko iburayi bavuga ngo kukana ko bagakeneye uragira ucyo usange uyu munya Scotland ninde Darren Fletcher niwe muyobozi wa sport wa Manchester uribuka ya match y'impaka y'Inyamirambo ya 2-1 iraba ntiba uribuka igitego cya Jamal nari kuri izi mikoro Jari kakajya avuga ati Kazungu yaravuze ngo iraba yayise ngo iraba ntiba ko ari inziba tutemera ko match zabo iriya match iri muri match zazamuriye igikundiro Jamal Mwiseneza Jimmy igitego cya Boba nike muri metero nka 50 ndora rawukurikira ndora rawheba arirambura ukuboko reka da banza ariho yavugiye ku rutugu umugongo harimo akantu kiwa ariko ibyo navugaga Jamal kuba muri no kuri no bench ya Rayon Sport automatically Rayon Sport irahagarariwe icyo ni kimwe icya kabiri Jamal ngewe nta nubwo ari isura ntifuza kuzongera kubona mu mupira w'u Rwanda isura ya telefone umuyobozi yicaye hejuru ari guhamagara kuri bench ngo na Olivier Ferwafa ngo afite Brabas ngo benzi yo mu Ruganda shimiye n'inshuti yawe Kazungu Joseph amakuru ngo yahagaze Brabas bazicyaricyo ari umucuruzi ufite ariko nayo okazi benzi yo mu Ruganda ubwo benzi yo mu Ruganda ariko ntiyaba ari Brabas amazina nahawe hari Brabas amazina nahawe yabagiye ku urumva aravuga amazina ndayafite kandi ara updated ubwo na Bruce Melody ntarimo urumva myasabo kajya ngo nicyo cyoroshye kandi kuira kurasa uvuga ngo n'umukire cyane oya ubatondekanyije ajya mu ijana cyane muba yafite hano abiliyoneri wari ugikomeza narindi kukubwira ingeso mbi iva mu mupira wacu nge ntakunda
y'abayobozi guhamagara abatoza kuri bench ku munota 70 ingahe bashyira ku gitutu ariko rero ntibibaho reyo oya ari igihe byabagaho hariho n'igihe umuyobozi yamanukaga apana noneho no kujya kuri bench muri mitaka Gacinya ntiyanyanyagira gasa muri vestiaire bakina narya ni Rivers akanyanyagira muri ariko nanjye iyo mba Gacinya birashoboka ko ntari kwambuka ikibuga oya ariko nari kugera Gacinya yagiye yiruka ari kibazo Masudi igihumbi cyamuteye umujinya ni kimwe yaravuga turabona umukino ubanza wapanze ikipe nabi ibi biryo abadefenseur ngo batatu Savio nta kina 11 nta kina 3 Reyirya 2 muri Nigeria babyumvikanaho ko atari bwongere ko ni ibintu batazi batitoje birabisaba ngo bibatoze utabona konta bikora ukagira ngo aratomboza konta arabikora bikabajya Masud arabikoze atarabikoze ariko wowe urabikongo bakanye urabizanye ngo urabona ngo abadefenseur batatu ngo Savio hano ngo Bayama ngo hano kuri karindwi ariko wibuka ko uri president umva sikisha kubwira mbere yuko match iba akorana inama nijoro cyane ivuga ngo Prosper araha Gacinya araha iyi mikinire y'abakinyi bacu yabagoye batazi yihorere kandi bajya kubivuga bashize n'icyumvizo mu bakinyi ibi bintu mukina bimeze bite batibira tuvuna ntitubizi barabatera umutoza bakinisha ibyo bamenyereye abadefenseur bane bisanzwe bati umutoza ati nibyo bukeye babona liste ni yindi nasi icyo gihe icyemezo kibiki ntacyo perezida ari bukore birumvikana kuko yabyanze yapinze ibyabo yego ariko se no muri mita ko nta cyerekezo cyo kuri Rayon Sport ishobora gutsinda none perezida arajyamo akora iki kuyoboye umukino ako kanya ni umutoza ahubwo ndi Gacinya nari kuba nicaye hariya ndimo ndandikira secretary wanjye muga nyandikira akabaru urwandiko rwihutirwa match irangira baruwa ayihabwa rube ruhari runasinye ruteho kaje niba secretary adahari avuyemo twaramugiriye inama twaramuganirije yanze kumva avuye baruwa hano ariko umupira ryana uhita umutandika oyi mutoza ari umuperezida umupira uragoye hari igihe sekafa ya 2004 sinzi ikintu cyabaye ari umuperezida wa Musanze nakunze icyemezo nubwo benshi bakigaye ni umujinya ku munota 74 yirukana seninga iruka aho kugira ngo ujye kuri bench ujye kumutuka kuri bench umubwira ngo kuri mwirukane direct na Alex Kagame hari igihe yamanukaga oya hari rye muri cani ntabwo yamanukaga kuvugana n'umutsitsi ikintu cyabaye oya reka ngoye nk'urundi rugero urako umupira ubabaza muri cani yabereye Kigali yakorwa amakosa ureba wowe uretse mwereke muri cani yabereye Kigali Amavubi amaze kurya bine bya Maroc muri mita His Excellency yahamagaye De Gaulle iyo foto sinzayibagirwa ko ninjye wayifotoreye De Gaulle agenda atera ivi iruhande rwa His Excellency aramwumva mu masegonda nka 30 yakurikiyeho De Gaulle yanyanyagiye mu kibuga hagati ajya muri vestiaire agarutse deze mu mita nta kimwe cyagiye ariko still nago birenge nago ibyo president yakoze icyo gihe nabarabi Burayi ari inyabya akajyaho bamwira icyayi isima kayipiga urakina akavuga ati hava Madrid nibidanabirana aramwubatse ari yeranja agasa nk'ujye kwihagarika ngeraho ndi kuri kote yuko Jamali hano arahuza inyungu z'abareyo n'inyungu z'abatoza kuko hano Jamali nawe n'umureyo muri we mu maraso Rayon Sport ntiyagambanira reyo ntago bibaho ntago mu magambo y'amakeya sinabona ntibakumva yashyamiranye n'umuntu byame ndi ngo batamiye kandi Kazu ifoto mbona uretse no kugambanira reyo atakora mbona no kugambanira abatoza bagenzi be Jamali nta byabishobora Jamali ni umuntu yigira amagambo makeya ntabwo wamuzana ayo mafuti cyane aracecetse ntiwamenye icyo atekereza n'icyo adatekereza wavuga niba nabyita icyari ko hari igihe ubona umutoza ni muto nk'aba bari sansese ubona ko nta femba afite yo kwiruka ntari bumusimbure ibyangombwa ntibimwemerera hari ugasanga niba nabyita icyari niba nabyita nabyita niba umutoza atumvira umukuru wabyita ki afata kandi umukuru aramurusha oya ni ishyari nta kindi wijya kubishakira kure ni ishyari nabonye rifatana n'uburyarya nacyo kibazo ni ishyari nk'ahari impanga ishyari ni ishyano urumva amufite ishyari bivugwa urumva kandi aramuhisha yuko atamushaka ati kandi ahura na shebuja akamubwira ibitandukanye urabona rega jewe mugira inama ntanyumva urumva aramuteranyije na boss hejuru kandi yamugarukaho ngo numwungiriza mwiza umwungiriza we mwiza bikaba ibibazo
so ariko Jamari ibyo ntiyabikora. Amakuru nkesha Faustin nuko yambwiye ko imyitozo ejo ngo yatangiye saa 9 ikorwa n'abakinnyi 15 biganjemo abashya barimo Ndekwe Arsene Ndekwe yavuye muri Isigara, Arsene wavuye muri Espoir, Ganijuru na Mucyo Didier bavuye muri Bugesera, na Amani wavuye muri Bugesera umunyezamu ubwo zaba ari wa gatatu. Yari wa gatatu muri Bugesera. N'ubundi no wa gatatu muri Reyo. Ati bamwe mu bakinnyi bashya ba Reyo nta bari bahari barimo Rafael Osaruwe Orise, nani niteze kumubona. Barakora uyu munsi. Orise arakora uyu munsi. Ngendahimana Eric ntabwo yari ahari, yasabye uruhushya ngo bamuhaye ikiruhuko. Yasabye bose bahawe igice. We ngo afite ibibazo bya famiye. Ejo kuko ejo nagize amahirwe yo kuvugana n'umwe mu bayobozi ba Rayon Sport bari mbere yo kumyitozo itangira. Arambwira ati Eric yishyuye bose yose. Eric yafite yose. Eric yahawe amafaranga. Eric arayafite. Hirwa Dodier nawe ntiyari ahari. Reka bakininzu. Ni nayo pressure Kazungu wenda tutahita atarakomeza. Kabasoze. Cyangwa se banzo basoze nkwereke. Hirwa Dodier nawe ntiyakoze, kongera abasanzwe barimo ba Blaise, barimo Ndizeye Samuel, Musa Eseno na Mico na Medi. Imyitozo nyine yabewe n'abatoza, hari ingingo na Rwaka, nta mutoza w'abanyezamu Vladimir waruhari, nta na kit manager waruhari. National nyirango. Vladimir ari Burundi. Ko barimo kwitegura imikino cyane. Biganiro ngo abareyo baramwishimiye cyane. Yarariyo biganiro. Yari yabimbye ariko. Yararisomye? Harya Anta buri araribasha. Nubwo nadaheruka gucuranga mu rusengero. Ariko nawe numwe bakuriye mu rusengero. Mu misozi miremire ntiyakora ikosa. Boya barahari ntabwo ari bose. Tibesha ukagira ngo wenda nk'abayisilamu. Tibesha nk'abayisilamu. Hari abaguye barerura. Ko abenshi muri bo bakuriye mu rusengero. Ariko hari abageze i Kigali baragwa barerura. Anta we mbona hakabaho naba kibirimo neza, hakaba nabari hagati no hagati. Anta mbona arimo hagati. Usanga abo misozi miremire ari bice bitatu. Hari abaguye barerura. Hakabaho abari hagati no hagati. Hakabamo mu Manchester hari mu mapagana rahari. Hakabamo n'abamaramaje. Hakabaho n'abamaramaje. Hit wa musore wavuye muri Espoir arahari. Arsene yarakoze cyane rwose ejo arahari. Ahubwo nuba bakongwe barabuze. Urumva abantu batangenda Imana ntihabereye Osaruwe. Abo namenye Osaruwe naramumenye ko ari bukora uyu munsi. Eric nawe ngo afite ikiruhuko. Nanabonye na Rwanda magazine ya Christophe, kandi abizi Christophe bari kuri pitch. Ntumubonye televiziyo? Abari ndani ajya gufotora neza. Nari ndimo ndareba ku nkuru ye yakoze ejo. Agenda avuga abakinnyi batabonetse, harimo Onana, harimo Esenu, abo bose harimo Samuel Osaru ugomba gutangira umunsi, ariko aba bandi ngo bari mu biruhuko. Donc babongereye iminsi y'ibiruhuko. Waruvuze ko bavuganye n'umuyobozi umwe mu bayobozi ba Rayon Sport yambwiye ko Onana na Musa Esenu bagomba kuza gutangira mu iki cyumweru kije. Nta kindi kibazo gihari. Ariko ko Reyo ngiri mu biganiro na Kwizera Olivier bimeze bite? Oya, icyo ndaje nkubwire. Ejo nagize umwanya uhagije wo kugana na bya bindi by'abakinnyi twajyaga twibaza ngo haraza nde. Ubundi aba bakoze imyitozo. Navuga ko nabakinnyi bano 15 nabakinnyi do base. Bandi baguze bazashingirwaho ba squad. Donc harimo biganjemo abasimbura ariko nabwo harimo n'abazabanzamo. Gusa bo barimo kubakwamo icyizere. Ganijuru agomba kubanzamo uko namubonye. Uwitwa umutoza azabanzamo. Ni nacyo kintu kuko umutoza ashakora amateka y'aba bakinnyi batemerwa badahabwa amahirwe. Akababyaza umusaruro. Nubwe amaze kuganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, yamaze kuganira nabo bamaze kugura abakinnyi 2 n'atari 3. Hari harimo Osaruwe, hari harimo n'umwana waruvuye muri Marine Hirwa, hari undi ni 2 ni batari 3. Aravuga ati guhera uyu munsi memuretse mugiye kujya mugura umukinnyi tuganiriye, mumbwire uyu nguyu tumuganireho tumwemeze. Ari uribuka uno mwana wo muri Musanze witwa Fabio, cyari igitekerezo cy'umutoza yuko bamugura. Aravuga ati njyewe nkeneye umukinnyi wo hagati w'imbaraga ukomeye. Urangwa akunda gukina ku bibuga bakoze by'Umusanze. Synthetique ngo ntabwo akunda gukinisha. Wabura niga no muri Izayi Fabio twarakinanaga ari umwana. Fabio ngo arasatse. Wize Busogo? Izo Busogo ko ntari mbizi. Fabio nize muri Izayi narangije 2015. Meyize Busogo kazo. Burya nize Busogo. Twarakinanaga ari umwana Fabio, hakaba ari umwana muto cyane bazaga ku kibuga ari batoya. So umutoza aragani ibyo bamwe impano ibikomeye kurusha ibintu byose.
ibaze umuntu wize ibisogo akaba ari mu bitaramo ako nanahigaga n'ubundi akora mbikora inkuru z'ibitaramo nahigaga icyo gihe mbikora n'ubu ntabwo bitandukanye cyane na David Bayingana wize amategeko bakaba bavuga ati ingingo ya kangahe Ewana nta na rumwe arabura n'agakwego yabarandahiye ngo nta na rumwe akaba ari yabipinze akirangiza yarambwiye ati ibi nabyize byo kwambara ikanzu kandi yaziburana no gukubita akanyundo ntabwo yabibasha so nandi bintu yaravuze ati simpana ndimo ndakubwira principe zo mbaza ibijyanye n'umuziki n'ibitaramo numbaza abakinnyi n'abakinnyi siporo n'imyidagaduro turangirizaho amaraso ye nuko ameze nuko nawe rero nuko taya nibyo bibiri siporo imyidagaduro siporo nayo siporo yari yambaye neza twenda tw'imyitozo rwose nizere ko atari amashagaga yo gutangira hari ingingo Francis yabwiye abanyamakuru yuko gahunda ngo ari gutwara igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro birashoboka iri tayari irashaka byombi Francis ahubwo abareyo bamwumve bamumwanye bamwumve mbere nari ndimo ndasobanura ndimo ndasobanura impamvu ino kipe ibonamo abakinnyi bakiri bato icyambere tutabona bakwizera Olivier icyambere hari ikintu cyambere hari ingingo yanze cyambere ni cyamubujije igikombe muri Kiyovu uribuka interview yakoze agisinya muri Reyo ubanza yarabivuze na hano yaravuze ati ikintu nabo akantu gato nabuze muri Kiyovu nizeye kuzakabona muri Reyo umuntu rero byatumye igikomba kibura nubwo ataratobora ngo bivuge aba muri hafi bakubwira ko ku mutima wa hari ingingo hariho akango nonwa ko kuvuga ngo ariko mu bakinnyi banjye harimo abanyuzweho muri uribuka mu minsi ya nyuma ya shampiyona Kiyovu yavuzwe mu mwuka mubi ukomeye wo kuvuga ngo bigumuye wo gucamo abakinnyi ibice ibintu nk'ibyo ngibyo akavuga ati uno mwuka mubi ntago wari gusa tukumva bavuga ati kapiteni ari mu bayoboye ko ikipe itajya Rusizi uri kapiteni ko utari kapiteni ati tugomba kujyayo you see uri kapiteni ikipe yawe ifite amahirwe ko nitsinda match Rusizi itwara igikombe warangiza ukayobora igikundi cy'abagomba kutajyayo noneho bikagera ku rwego usanga hari agatsiko k'abakinnyi barenga 5 bagushigikiye kandi bibyanduza koresha ijambo itsinda wenda itsinda agatsiko n'akamabande so ariko n'ubundi byose ni bimwe iyo bakunyuzeho bashaka kwiba ikipe kugira ngo se n'ubu ubaye ryo nawe bubaye bandi so hari ingingo rero experience mba afite yatumye avuga ngo umukinnyi wese uzaba uri mu ikipe ya Rayon Sport ngomba kuba ari umukinnyi wanjye umwiyumvamo wumva ko agiye kunkorera ako kantu rwose ni umukinnyi ugiye kunkorera ntago ari babakinnyi baza kubera ko hari ijambo ejo umuntu twaganiriye yambwiye ngo ariko abafana ba Rayon Sport bashaka abakinnyi bafite amazina manini ariko kuri za match banyotewe uzamubura cyangwa uzabona ari utanze ikipe cyangwa akaba harada ubundi hari ikintu kera babwiraga hari ukwirwaza hari ugukina ku rwego ruri hasi hari ukujya kuri match no kujya muri match akaba ari kuri match ariko atari muri match koko so hari ingingo yegereye ubuyobozi bwa Rayon Sport buriya nubwo basinyanye ngo bari bamaze iminsi baganira yarabayiretse izo konsane aravuga ati njyewe mu bintu bimpangayikishije no kugira ikipe ikorera umutoza ubwo Onana hari amahirwe afite Onana rero amakuru mfite Onana nk'umukinnyi w'umuhanga babonamo ubuhanga burenze ubw'abandi Onana ashobora kuba niba byaramuturutse cyangwa byaraturutse kuri komite ariko ibiganiro byarabaye byanatumye ko abandi bose zo kureba Pierre si umuhanga hari ushidikanya ku buhanga bwa Pierre hari ushidikanya ku buhanga bwa Olivier kwizera hari ushidikanya ko ari mu biganiro na kwizera Olivier ntabwo ikipe yujuje abazamu 3 iragira abazamu 4 kazungu ikipe mu myitozo harimo abazamu 3 no ngo Olivier natajya mu barabu amakuru mfite umutoza yaravuze ngo niba APR itwara igikombe ikinisha Jean Pierre mu izamu kuki mudaha amahirwe Adolphe kandi aho banyuze bahuye Adolphe yarabanzaga icyo kintu nanjye naganiriye n'umutoza ni n'umwe mu batoza b'abanyezamu bamaze n'igihe arambwira ati uriya Adolphe ku myaka afite bandikisha ko bavutse 2 ndumva
wagejeje 20. Adolphe nibyo aracyari muto. Adolphe na Pierre bari kumwe muri under 17 muri Tanzania. Habanza Adolphe. Habanzaga Adolphe yari titirere. Yari titirere ndabizi. Adolphe ni umukinnyi Olivier ajya muri Rayon yasanze Adolphe akina cyane. Amaparade akina nabi. Adakina nabi. Akina neza. Ahubwo hibazwa neza. Yicaye match nyinshi. Haribazwaga ngo Adolphe kuvunika. Ku buryo umuntu wo muri Rayon Sport n'umukinnyi wabimbwiye yarambwiye ati kwizera Olivier buriya ati buriya hano hanze ari ukuntu abantu wenda bashobora kuba hari ukuntu bashobora kuba bamuzi ariko hari n'ukuntu ashobora kuba ngo ateye. Olivier buriya ngo nta shyari ngo agira, ntabwo ari umuntu ushobora kukugirira ishyari ngo abone uri gukina neza mubana mu ikipe imwe cyane. Reka buriya ngo Olivier yafashe igihe kinini ari kwigisha Adolphe uburyo badegaje ziradegajuma adegaje atanga pasi. Mu Rwanda ni Olivier wenyine ubizi. Fiacre ni ugerageza kubyiga, aramubwira ati aramwigisha ngo yafataga session n'umutoza Kariopi ngo akabareka amwigisha ukuntu badegaje. Ku buryo Olivier we ngo yashimishwaga no kubona Adolphe ari guperforminga neza, avuga ati petit courage uri muri amakazi. Uribuka ko Olivier yaje gukina Adolphe icyo gihe byabaye ngombwa ko Olivier umutoza abanyezamu ashaka kwa nawe yara balance, aravuga ati Olivier bamutanze amafaranga n'umunyezamu mukuru, reka nawe igihe tumuhe igihe akine. Suko Adolphe yari yishe imipira myinshi. Hari n'ikintu namenye bura ngo Adolphe Olivier aze ngo baramubwiye batesa Adolphe waretse tukagutiza muri Marine kuri mutoya kandi kwizera Olivier akabaje bashungara hari Bonera arahari wagutiza. We ngo yaravuze ati jewe Olivier kwizera kuba naba umubenceri we nta kibazo rwose narabyishimiye n'ibintu byinshi namwigiraho atari kaba bandi nzihanganira nabo nzishakira umwanya afite imitekerereze cyane abati jya kuba nzishakira umwanya abangaba ngenza hangana nabo bura n'umwana ngo uri discipline wumva ukora cyane ku buryo na Gibukasa igihe akiri muri Rayon Sport bajyaga bashaka ko rimwe na rimwe bashunga ari ukina ariko ngo yemeraga umuntu witwa Adolphe. Rero Adolphe afite karite nanjye ku giti cyanjye mbona umutoza zatuma kina. Umutoza yarababwiye ati njyewe hari ingingo ntashaka amazina, hari ingingo yaravuze ati njyewe nkurikirana shampiyona hano amazina mutsindisha ntashaka. Arababwira ati abakinnyi bakeya bakora itandukaniro. Yarababwiye ati Kiyovu yarafite batatu. Yabwiye ni Okwi ni Abet cyane. We yabwiye ubuyobozi arabwira ati abazamu dufite hari Bonera no muzamu utarigeze uhabwa amahirwe, donc ntabwo yigeze agira amahirwe yo kugaragaza urwego rwe. Ni wa muzamu mwiza yaramutse ntabwo imyitozo yahawe niyo nyine akavuga ati hari Bonera ni umuzamu mwiza ako ukabona hari akantu abura. Aravuga ati uyu muzamu twamwubakiraho. Dufite Adolphe wagaragaje ko ari umuzamu mwiza, mucakira uwa gatatu Amani, ariko mu nkize kumbwira ngo Olivier hano ntashaka kubyumvira. Ntabwo nshaka umuzamu uzakina match imwe iya kabiri ngo ntahari ngo yasimbutse igipangu. Icyo nicyo kintu. Ubundi hari ingingo yaravuze ati umukinnyi wese mukekaho ikibazo cya discipline mu nkize. Icya kabiri ndashaka kuba mvuga kanyumva. Uwa kabiri umukinnyi wese mukekaho ko hari umuntu wigeze umuganiriza mbere ya match niyo yaba mumukeka gusa mu nkize ntawe ngeneye mu nzove. Polisi iramukekaho barwa cyane, ugomba kuzuka nubwo byaba atari byo urabazwa. Urabazwa kure kurugende ariko bakubaza bakumva kuko hageze n'igihe niba hari uwo banuganuga ngiye kuguha urugero cyangwa agenda bavuga ati ni itabashaka kutarinywa ariko niba ari munukaho. Ngiye kuguha urugero. Hari ingingo n'umurundi umuntu yaramuganirije amubwira ati hari ingingo kugiye muri Rayon Mackenzie yateye match nziza muri National, ni umurundi mugenzi wacu wamuhaye umwanya akaniyunga n'abareyo kuzi ibintu bimaze iminsi bivuga. Agira ati sitaki Mackenzie wa National n'uwa Rayon baratandukanye. Ntabwo ndashaka kuri ikibazo kindi, sinshaka umuntu uri buze ko donc aravuga ati mwiyerane uzane ko ari umurundi se. Iwe yaravuze ati ndashaka ikipe twumvikana. Umwana nshyira mu kibuga amubwira nti nkorera ibi akabikora yumva ko abikoreye coach atari uko ari umukongo atari uko ari Kongo. Niba ari Kongo yanababwiye ijambo rikomeye. Yarababwiye ati abakinnyi bo mu Rwanda 70% ube muri Marine uri muri Etincelle uri hehe abakinnyi bo mu Rwanda nivo
zenda kuba zimwe 70%. Ikiyongeraho ni ubuhanga bw'umutoza kumutyaza na motivation no bari mu ikipe bamotive. Arababwira ati rero nje ni mumpa abakinnyi ndabatyaza ubundi Rayon Sport bamotive. Ari niyo mpamvu nshaka gusubiza cya kindi wavugaga ngo abakinnyi babonye ayabo. Rayon Sport yagiye igura abakinnyi b'ubushobozi bwayo. Nebyiri akira. Nimwe ni senye tuzipasa muremure. President yaraba ikintu cya mbere abantu batumva hagataho gatoya ku munota wa 25 Jordan Sancho yagiteretsemo tayari Manchester kimwe Aston Villa kubusa urebera ubucungira hafi. Ubuyobozi bwagaragaje ko amafaranga bufite si menshi no mu bintu hari ingingo yakunze baramubwiye ati turi mu mwaka wa nyuma wa Skol amasezerano ari kurangira ako tugiye kurenovera dufite icyizere ko umwaka utaha tuzabona tasirimu nyinshi. Turashaka kutwubakira ikipe izitwara neza uno mwaka isohoke kuko rero ikipe kumara imyaka idasohoka nimara gusohoka umwaka utaha tuzaba dufite amafaranga tuzakugurira abakinnyi. Hari ingingo aravuga ati ndiyo ko iyo vision niyo yonyine yamweretse arangije baramubwira ati genda wicare wakinnye championa uzi ahantu hose ari umukinnyi ushoboka. Ariyo mpamvu yavuze Fabio buriya ntago nari nzi wavuze Ndekwe. Arababwira ati niba Fabio yabuze hari umukinnyi muri AS Kigali badakunze gukoresha kandi ngewe nzitaraye mu ndebere Ndekwe. Francis Christian Mbaya kazubaze ko afite ijisho riraba abakinnyi cyane. Buriya undi mukinnyi ahubwo yavuze Rayon Sport nuko yagize ikibazo cya mikoro. Yarababwiye ati niba mufite amafaranga president ufite amafaranga. President amubwiye atangaheze ati sinzi umubare ariko genda umbarize muri Kiyovu GG yanangaye. Ni mashina zo mupira wa mwana. Nuko Yesu yaravuze ngo nta muhanuzi wabo. President ngo yarahamagara baza ati GG ya President yarahamagara baza ati GG yanangahe kontra ye mu mudwe. Bamubwiye amafaranga aravuga ati nyemeye byaba ari bimwe byo kwiteza bareyo ntayo mfite. Hazamo kagapingane wenda kandi agiye byakamubereye byiza kurushaho cyane aje ari muri Rayon Sport. Guhindura ikipe rero ntarakinamo yakinye muri APR yakinye muri Kiyovu inshuro ebyiri. Hari ingingo rero wawe akina muri AS Kigali ashigaje Rayon na Police. Uramwizeye ko ari icyo azakora. Nureba aba 15 batangiye imyitozo n'abakinnyi b'umutozo ashaka bamwumvira. Noneho tugiye kujya kuri bari aba missing kuko nubara 15 harabura nde hit harabura Osaruwe harabura abandi nka batanerega oya harabura nk'10 ndavuga je basi Iraguha Haji Iraguha Haji ntawe numvise ntawakoze harabura Onana harabura Esenu harabura Samuel harabura Osaruwe harabura Haji harabura Erike tubanze turaba bashya ngenda Imana Erike ntiyakoze Osaruwe ntiyakoze Iraguha Haji ntiyakoze bose batatu wa murundi ntaraza Mbirizi ntaraza wa kane Mbirizi nawe ndamugaruka mu kanya wa kane donc mu bakini bashya abo nabashya bane noneho mu basanzwe Onana 5 sibyo Samuel 6 sibabaye 6 ubwo babaye 21 oya basanzwe byasaba kubabara ubara urutonde rwabo ariko niba ari bane biyongera kuri 15 ubwo ni 19 ufate n'abasanzwe bataraza kuko rero ngo nigomba kurenza 25 ubundi ni 25 muri 25 rero nibyo naringiye kugeraho umuntu w'indani apana byane ngo nayatoraguye ngo bya hasi Rayon Sport sigaje kugura abakinnyi babiri kazungu babanyamahanga baba umwataka uzaturuka muri Senegal. Abo bantu wa West Africa gese imbere kazungu n'umukinnyi njye umuntu twaganiriye ntago ari babakinnyi ba video n'umukinnyi ukina bakubwira bati urona ko umukinnyi nyawe arahenda wabaye umukinnyi mwiza wa Senegal sezo 21-22 yego ari muri Simba ari Burayi cyangwa ari muri Simba ni nawe hawe igihembo cy'umukinnyi mwiza cyane muri Afrika atsinze igitego cyiza kira gitego Ngarama yatsinze Pape Osman Sako ndashaka ko rero umukinnyi mwiza muri champion ya Senegal arahenze niyo mpamvu Rayon Sport atagiye Burayi Sako nawe aracyari muto bamunyujije Tanzania ngo baracyamushakira amakipe yagomba kujya mu Faransa ubanza ari muri deuxième division
Tanzania no kuhanyura n'uwo rero nkubwira uwo rero nta bushobozi n'uwo nkubwira Kazungu niyo mpamvu twisanga kimwe mu bintu byamwemereye bazana amafropo hano kimwe mu bintu byamotivye uwo mukinnyi kuza hano baramubwiye bati Rayon ni ikipe y'abafana bamwereka ko muri Rayon Sport hanyura umwaka umwe ubundi urengeje umwaka umwe muri Rayon Sport umunyamahanga aba manager b'abakinnyi bakomeye barakubwira ngo iyo urengeje umwaka umwe muri bino bya Musa Esen ugiye gukina umwaka wa kabiri hano ubushize yarabahawe seze yose ubundi iyi ni flop biba birangiye arubajije ngo mati mbariza Emi ku bya Muhirekeve Muhirekeve ari gusaba amafaranga urumva ugomba kumuha amafaranga arazwe Muhirekeve kontra ye idesirwa na Prosper kandi Prosper abantu barabizi ko yaramaze iminsi adahari niyo mpamvu abantu bajyanye Muhirekeve muri polisi abo wa mbere guhakana aravuga ati ni fake ni wowe postingiye aravuga ati ibyo bintu ni ibihuha arindiriye Dadi kwaza no kugenda aramutse arugenda Prosper ni umubwira uti peti biranze ngaho genda igende mu barabona niba ari byo ari ubwatsi ubuhaje ariko ntago Muhirekeve ntago ari we wenyine uzidesidira ngo ngumye muri Rayon cyangwa Rayon Sport yacyamubara ariko ikamara mugira inama ntazongeye gusinya umwaka umwe nasinye ibiri ishobora gutuma ikipe hanze nimukeneye agenda urumva byo gusinya umwe bamuha makeya oya icyo ni kimwe ariko nabo muri polisi genda nabyishimiye naravuze nibi polisi nayo turegeraho polisi ifite mashami ukeneye abakinnyi beza rero abonye Muhirekeve uyongera kuri Marite na Zidane yaberi Mediane yabikomeye uriya mwana Pacifique agasimbura nacyo bitwaye nibyo nandi kukubwira Rayon Sport ikene uwo mwataka no mwataka nimero 9 ahubwo ibyo twibeshye ngo polisi iroroshye ntabwo yoroshye mukanya ko tugiye kuzitondeka Rayon Sport abifite uwo mwataka nimero 9 igiye kuzana ukomeye ucimaka ubabwiye ko ni se zimwe agenda arasinya irenze imwe ariko aratera imwe hanagenda baramubwira ati nirenga imwe uzawufropinze mu Rwanda abo niho dukeneye undi mukino bakuzana ngo video ikipe yarahombye irakomeza guhomba ngo aje undi mukinnyi bagiye kugura ni umukongomani wakinaga muri Angola agira akabazo k'imvune Rokongo niba ava mu wanyoreje nuzaye nabajije umuntu w'inshuti yanjye ni nawe uvuze ngo nkubaze niba zahaguma abaza bijya muhira yama izina ry'umuzayirungu witwa Rompara Bokamba ntago ribukana 28 ukomoka wakinaga muri Angola muri ntuza muri ino kipe muri Angola ikomeye ntuza nakina Petro Atletico ngira ngo niyo najo nago nibuka amazina 28 niyo myaka y'umwaka amazina ejo bayambwiye twice mu modoka ndi kuganira n'umuntu sinayaboroka ariko yarambwiye ati n'umukinnyi w'umuwinga ucimaka nimero 7 nimero 11 naramurebye ejo mbona akina 11 we nta n'injyo nta muso naravuze ngo nana urabutegereza uwo muntu yarambwiye ati umutoza yamukundiye ko aravuga ngo niba nkenewe kuri 7 ndamanuka niba mbona umudefenseur uriyo namujujubije uwo ruguru bamujujubije aramanuka hepfo mite nzamuka mpindure wowe nawe baramubwiye ati baramubwiye ati rero twaramushatse dushaka uraza utere numuwinga y'umuso nawe afite isezerano rimwe uraza utere sezimwe Kigali ugendera uhitugurisha kugenda ubundi rero ikene abanyamahanga bakora itandukaniro abo babiri umutoza yamaze gukonfirima abo babiri ukongeraho umurundi Mbirizi kugira ngo ni Mbirizi na Rafael abanyamahanga bako banzamo cyane si babiri yego wongereho abo babiri 9 nuwo wundi ni bane bakeneye undi wa gatatu ubwo bamaze kuba ubwo babaye bane bakeneye bibaye byiza bagira abanyamahanga batatu bashya ntabwo urimo kunyumva je naravuze ngo ukurikije icyo onana yakoreyeyo urashaka konana abakuri akeneye ko akora cyane kugira ngo abanzemo ubundi sazoroherwa ariko wivuga ngo mfite umwanya ubanzamo kugira ngo azoroherwe wiki zana uwo mukongomani 11 ari bworoherwa ugira 7 uba ufite ucimaka 9 ucimaka none uriya nureba nabajye mu bafana reka nkwereke ukuntu bivuga ngo wakwibeshya kuza umupira onana bishaka kuzamugora uzakintu ubishaka cyangwa utabishaka ibyo urumva biragaruka muri wa murongo hari ingingo adashaka niba wibuka urakina ubishatse udashatse urakina urica imipango hari onana nawe yagombaga iyo bitababyo yagombaga kuba yarajyanye n'abandi kujyana n'abandi ntabwo byari byo ko Rayon Sport yamushagaho amafaranga noneho ngo nimwe nari mu mipango yayo yamushakaga amakuru namenye nyayo y'indani
ntari mu mipango ya Rayon SSita ariko ntiyamurekurira ubusa yego naba nuko yakwemera ikamuhembera ubusa SSita akaza akaba yicaye aho akenewe akaba yakina niyo mpamvu bimusaba gukora cyane ikiganiro arambwira ateje ku myitozo Prosper yarahari okay ubwo yarari neza cyane ubwo namuhire Keve rero mu minsi bike ibyo biramenyekana niba anta ubwo mumbarize ko anta ashobora kuba bifite amakuru ikiza Keve ngo agomba kuba niwe na Felicien ngo bagomba kwiyongeraho abanyarwanda mu gihe diliye yo kujya muri Kuwait kwa Pachi yo yayanze ntiwumva arindiriye diru niyo mpamvu adasinye kuko umuntu yarambwiye ariko giye no muri police nicyo bitwa hari umusore wakubaganye none sugira ngo hari umusore wakubaganye yandika ahantu police mushaka hari umusore wakubaganye yandika avuga ati muhire Keve tayari agiye muri polisi ayandi afite 100% amaze gusinya anabishyiraho Keva itagakora Keva itagakora screenshot ashyira kuri Instagram aravuga ati ni fake news oya nta kuntu mashami atamushaka reka ayo rega Keve n'umukinnyi mwiza mashami ejo twavuze hano ko dushaka ikipe sugira hari ikibazo mufite ku 9 sugira